nza kuvamo mu mpera z'umwaka wa 2020. Ewa wasanze kwibanira n'umugabo wawe aribyo byaguhuza n'Imana kurusha kuba mu biki? Kandi muri buriya buzima nta mafaranga nyine tuba dufite. Urabona iyo dusezerana, iyo akorwa amasezerano y'abihaye Imana, basezerana ubusugi, kumvira n'ubukene. Wasanze wagiye nta makuru ahagije wifiteho. Gake gake nagiye nimenya kurushaho. Kuba narinjiyemo byamfashije kwimenya kurushaho. Mbere ntabwo nari niyizi, ariko ku masomo twahabwaga narimenye kurushaho, noneho menya n'icyo nkunda kurushaho, n'icyo nakora kurushaho kugira ngo kinyinjize mu butagatifu. Murakoze. Urasikora kuba waravuyeyo ndetse hari nabandi tugenda tumenya bavuyemo, si ikimenyetso gikomeye cyuko hari nabandi bafunga umutwe bakagumayo kandi atari umuhamagaro wabo. Nuko rero ubwo mukoze mariage, ubu ngubu muri mu kwezi kwa buki. Muri mu kwezi kwa buki. None se hari impungenge ngize? Turate bitangaza by'Uhoraho usumba byose, tuvuga ibigwi by'Imana Data we mubyeyi wacu. Urupfu rurakanyagwa, rwatumariye ababyeyi bacu n'inshuti, rurakabohwa rujugunywe mu muriro. Niho rero nkibaza nese urupfu rusa gute? Niba ari inzobe cyangwa ari ni igisimba, ni inzobe n'umukara bikanyobera. Imana yangiriye ubuntu ubwo kunsogongeza ku mpano yayo y'ubuhanzi. Yego. Ndi umuhanzikazi nkaba n'umuririmbyi. Yego.